mpamvu cyari kiri kuri bite? eshatu bigaragara ko muko kwezi harimo imbogamizi zatuma kitagenda neza, kubona ibyo twifuza biragoye, kiracyari ikibazo. Kugira ngo tubone ibyiza bisaba kuba twidepurashije tukajya muri Kigali aho turabona abantu bose dushaka. Hanyuma hari abahanzi bavuga ko rimwe na rimwe usanga itorero ridafasha abahanzi, wowe bivugaho iki? Ujya utekerezaho kugirana featuring n'abandi bahanzi baba cyane muri Adventiste birumvikana? Yes, birashoboka. Duhuje abantu mwese mudukurikira kuri Facebook, Instagram, TikTok na YouTube channel, hose ni Unity Star TV mumaze kubimenya. Hanyuma rero tuhuje abari mu mujyi wa Kigali mu ntara zitandukanye, duhereye mu burengerazuba niho turi mu karere ka Karongi, n'utundi turere twose two mu ntara y'Iburengerazuba, Amajyepfo, Amajyaruguru n'Iburasirazuba. Mu bihugu by'abaturanyi mwese ndabashuje n'abadiaspora muri rusange, mbaye ikaze muri US News. Ndi kumwe n'umutumirwa ni Lewis, n'ubundi ni umuramyi kabisa, aririmba no muri korali Abungeri. Lewis, tugwaye ikaze usuhuza abantu hanyuma unababwire Lewis ni muntu ki? Urakoze cyane, nk'uko bivuze Lewis ni umuhanzi ukunda kuramya no guhimbaza Imana binyuze mu ndirimbo. Hanyuma nkaba ndi umusore, nk'uko nabivuze nanone nkaba mbarizwa no muri korali Abungeri. Aho niho nkorera umurimo w'Imana. Abungeri bo bameze bate? Abungeri bameze neza, turashima Imana. Ba David bose ndabashuje cyane. Yes. Hanyuma noneho watubwira noneho ku bikorwa umaze gukora, abantu bongere babyibuke. Mwamumenye mu ndirimbo bita Tonyanza, Iwabo w'Abera n'izindi nyinshi araza kutwibutsa. Hanyuma noneho turaza no kuza utubwira ni ibiki bikorwa noneho uri guteganya kuduha. Nk'uko bivuze maze kugera ku ndirimbo zigera mu 8 z'amashusho. Amashusho n'indirimbo zigera muri 5, ariko ndacyakomeza gukora vuba aha, ndetse ndagira ngo mbabwire ko hari uburyo bwo kubaha album yose. Mvuge ko ari igitaramo cyo gushyira ahagaragara album yose. Niba nta gihindutse bishobora kuba ku itariki 9 z'ukwezi kwa 8. Ibyo nibyo ndi guteganya muri iyi minsi. Rero ndakurarikira kugira ngo tuzabane icyo gihe n'abantu bose mukurikira US TV, bahaye karibu. Okay, ubwo ni igitaramo uri gutegura cyo kumurika album? Yes, yego. Okay. Hanyuma cyamaze gutegurwa ubwo? Bo cyangwa hari ibitara basatse? Bo ni ukuvuga ngo inama igikonfirima. Twebwe muri Adventiste tugira umurongo ngenderwaho. Ni ukuvuga ngo inama ikonfirima iyo tariki izaba dimanche, ariko ndizera bizakunda nta kintu. Ariko ngo n'ubundi wari ugifite mu bihe byashize haza kuzamo impamvu cyari kiri kuri eshatu, bigaragara ko muko kwezi harimo imbogamizi zatuma kitagenda neza. Turakimura rero kijya kuri hari mu kwezi mu kwa 5. Yego. Okay. Nibyo. Hanyuma rero ntabwo turaza gutinda bitewe nuko n'igihe turanamufatiranye ariko hanyuma reka wenda twibutsa abantu ku mbuga zose uba uri gukoresha Facebook, Instagram, njya nkubona na TikTok, ubibutsa abantu banagukurikire. YouTube ni Lewis Official. Wajyaho ugakora subscribe kugira ngo ubone ibikorwa byinshi tugenda tubagezaho, kandi ukareba n'indirimbo ziriho nziza. ngo tuyitwa wakunzwe rwinshi, niyo ndi mu rukundo nayo mu iminsi. Rwose ndakwifuriza kuryoherwa wowe uzageraho ugakora subscribe, ndetse ukumva ushishikajwe no kumva ibyo bihangano. Facebook ni Lewis na TikTok ni Lewis. Twigire ku bibazo dukunda gusorezaho. Wowe imbogamizi wahuye nazo ni izihe, cyangwa se na n'ubu ugihura nazo? Urumva yaba gukora muzike biragoye, audio, video, wowe bimeze bite? Nize imbogamizi wahuye nazo? Imbogamizi zo n'ibiki kibagora kuri ubu?
imbogamizi zo ziracyari nyinshi cyane cyane ariko bitewe na milieu dutuyemo. Yego. Kubona ibyo twifuza biragoye, icyo kiracyari ikibazo. Kugira ngo tubone ibyiza bisaba kuba twidepurashije tukajya muri Kigali, aho turabona abantu bose dushaka, ibikoresho byose dukenera, n'amasitidiyo meza, n'abaproducer beza. Ni uko iracyari imbogamizi. Hanyuma no ku kijyanye n'ubushobozi, kugira ngo twubake ibyiza nyine byakundwa n'abantu bose, biri ku rwego rwiza, nabyo ntabwo biragerwaho neza, ariko gake gake bizaza kandi turabyizeye. Yego. None se Lewi, umuntu uri i Kigali nawe mu tundi duce dutandukanye, muha impamvu yatuma azi Karongi? Sasa impamvu yatuma azi Karongi zo ni nyinshi. Ni muzi Karongi ni ahantu heza, hari klima nziza, haraboneka ibyo kurya byiza, hakaboneka isambaza, hakaboneka ikivo ku bazi kwidagadura. Ako ikiro kigeze kuri angahe? Ntabwo nzi ngo kiri kuri angahe ubu ngubu kuko birahinduka. Okay, isambaza zirahaba cyane. Zirahaba. Yego. Okay. Hari n'amahoteli, kuki utavuze ko amahoteli menshi meza rwose, amahoteli agezweho ku bakeneye gutembera, nimuze harahari henshi. Yego. Hanyuma hari abahanzi bavuga ko rimwe na rimwe usanga itorero ridafasha abahanzi, wowe bivugaho iki? Biterwa wenda n'aho uri, ariko njye ntabwo twemeranywa, kuko ubumwe buriho kandi n'ubufatanye buriho. Yego. Ntabwo bigora gutegura ibintu runaka nk'ibirori n'ikigo ku bahanzi? Byose biterwa na gahunda ziriho, kandi n'ubwumvikane bw'abantu, kuko biba bishoboka ko wapanga ikintu ahantu ugasanga n'abandi bapanze ikindi. So rero ni ibiganiro byose bishobora ibintu, bibaho cyane. Ushobora gutekereza gupanga ikintu ahantu ugasanga hari indi gahunda, ni ukuganira mukabihuzanya. Yego. Hanyuma ujya utekerezaho kugirana featuring n'abandi bahanzi baba cyane muri Adventiste birumvikana? Yes, birashoboka. Okay, turayitegereje featuring cyane rwose. Tugana ku musozo rero, nicyo wabwira abakurikira US TV cyangwa se Unity Star TV n'abagukurikira kuri YouTube channel yawe no ku zindi mbuga zitandukanye? Ikindi hari n'abantu badukurikira kuri TikTok birumvikana, WhatsApp, Facebook. Nababwira ngo muryoherwe n'ibihangano byanjye, kandi dukorere hamwe, dushyigikirane, umurimo w'Imana ujye mbere. Share na subscribe, ni umusanzu ukomeye ku muhanzi. Murakoze cyane.